Twongeye kubasuhuza nanone, twongeye kubahereza ikaze, mwe mudahwema kudukurikira buri munsi, kandi mwe mudahwema kudushyigikira, mwebwe mufunguye iki kiganiro nonaha, aribwo mudukurikiye bwa mbere, kandi subscribe, ndetse na comment na share kugira ngo bigere ku bandi batandukanye. Nkuko duherukana, si ubwa mbere tubanye, ndabizi ko twagiranye ibihe byiza mu biganiro byacu byatambutse kuri Azazesu TV. Niyo munsi wa none ndagarutse yambi ndabasuhuje, amahoro n'imigisha nibibabeho. Nkuko sanzwe mbibabwira, sanzwe mbabwira ngo biracyashoboka kuba uzakomera ugatera imbere ukagera kure, kuko umugambi w'Imana, haleluya, yararirimbye ngo umugambi w'Imana ntushobora kuvuguruzwa n'abadayimoni cyangwa se abarozi. Kuba uyu munsi wa none ubyuka warwaye, kuba uyu munsi wa none ujya mu kazi ntibikunde, kuba uyu munsi wa none abana ku ishuri batari kubona ubwenge, ntibivuze ko iby'Imana yavuganye nawe bitazasohora, kuko umugambi w'Imana ni muremure cyane. Yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya mwana wanjye, Mana ishimwe, iramubwira ngo nakumenye kera. Urumva ko Yeremiya akivuka, cyangwa se ntabwo yigeze avuka ku bw'impanuka, ahubwo yavutse mu mugambi w'Imana, kuko Imana yamumenye kera papa we na mama we batarahura ngo bakore ibintu by'ubushuti. Yeremiya yari mu ntekerezo z'Imana. Imana ishimwe cyane. Nibutsa akantu kagiye kabaho kera y'abantu bajyaga gukundana, wenda kera mu bihe byatambutse, uburyo bajyaga bafata utuntu tw'udupapuro bakandikirana, agashushanyaho udutima, ukuntu nyine tugaragaza urukundo afitiye undi. Bivuze ngo muri utwo dutima two gushushanya ku mpapuro, iyo babaga babanye nk'umugabo n'umugore, umwana wavutse, Imana ishimwe cyane, yabaga avutse mu mugambi w'Imana. Rero nje kukubwira ngo n'uyu munsi wa none, n'iyi saha nkurikiranye, n'iyi saha uneza amatwi, biracyashoboka. Humura kandi uzagera kure. Nanone amazina yanjye ni Emmanuel Nshimiyimana Evangeliste Prophete. Nongeye kongera kugira ibihe byiza byo kubana namwe. Imana ibahereza umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kuba wabyutse bigakunda, haleluya. Kuba uyu munsi wa none uri gukora bikemera, ni uko Imana yakugiriye icyizere. Aho uri imbere Imana yacu icyubahiro, kandi ongera ugirire icyizere. Imana yacu izatugirira neza kandi izadutabara. Munyamere twongere dusenge, tugirane ibihe byo gusenga, twongere dusenge twiragize Imana. Hombeka amaso yawe gatoya dusenge. Mana nziza, Imana ikomeye, Imana itabara, kandi ugatabara aho rukomeye. Turagushimiye, tugwaye icyubahiro. Nta muntu mu isi wigeze utsindira isoko ryo gutabara abantu, ariko wowe wavuze ijambo rikomeye, uravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Hari imitima y'ubwoko bwawe irushye, hari ababyeyi barushye, hari abapapa barushye, abakobwa barushye, abasore bararushye, muri iyi isi arushye, abakomeye bararushye, aborohereje bararushye, ariko tuzi ko ari wowe ubasha kuruhura wenyine. Wowe wenyine niwe ubasha kuruhura. Intore zigutakira ku manywa na nijoro. Tuje imbere yawe duhinduye umushyitsi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye, kugira ngo tugire neza kandi uturengere. Turagushimye ko ugiye kubana natwe muri ibi biganiro, kandi n'abazatukurikira Uwiteka bazahabwa imbaraga, bongere basubizwe mu buzima, bongere basubizwe mu bugingo, mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo, ndagushimye ni mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Hari umuririmbyi nakunze, yararirimbye ngo imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha,
ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Umuririmbyi araririmbye aravuga ngo ni umugabo w'umunyakuri. Haleluya. Aravuga ngo imvugo yiwe ni ihame. Icyo ni icyambere. Haleluya. Iyo umugore cyangwa se umugabo afashe umwanya wo kujya kurambagiza, ntabwo aba ari ibintu bivuye mu ntekerezo ze, si n'umugambi aba yiyumvishijemo, ahubwo ababaye igikoresho cy'Imana mu gusohoza umugambi wayo ku muntu yavuganye nawe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Dawidi kuba yarasutsweho amavuta ntabwo byabaye impanuka, ndetse no kuba Samweli yarafashe ihembe agasukamo amavuta akajya kwa Yesayi, ntabwo kwari ukugira ngo agaragaze ko ari umuhanuzi, ahubwo cyari igikorwa cyari kiri puratikari cy'Imana. Yari yaritegerereje Dawidi mu ishyamba, ikabonamo Dawidi imbaraga zikomeye, ikabona ari ufite amaboko yo kuzarwanya Abafilisitiya. Imana ishimwe cyane. Niwe Imana yari yaritegererejemo, ibona niwe ufite ubushobozi n'ubuhangange byo kuzarwanya ababisha bazatera igihugu cya Isiraheli. Haleluya. Byarashobokaga yuko Imana yari gutiza Sawuli imbaraga, akarwanya ababisha, akarwanya Abameleki ndetse n'abandi, ariko Imana yitegerereje Dawidi mu ishyamba, aravuga ati uyu mugabo ubwo ari kurwana n'izi nyamaswa ntabwo abantu bamunanira. Nje kukubwira ngo rero ibyo uri gucamo ntabwo ari karande ku buzima bwawe, ahubwo ibyo uri gucamo nukugira ngo izina ry'Imana rizahabwe icyubahiro, kuko umuririmbyi waravuze ngo ubwo ari data wabivuze rata. Haleluya. Mera Imana icyubahiro. Aravuze ngo ubwo ari data wabivuze izabikora, ubwo ari data wabivuze ntabwo bizahera, ubwo ari data. Haleluya. Mera Imana icyubahiro. Ubwo ari data. Abantu babavuga ntibasohoze. Umuntu yagusezeranya nasohoze. Umuntu yakubwira ko azakugabira inka ariko ntayiguhereze, ariko ubwo ari data. Haleluya. Mera Imana icyubahiro. Ubwo ari data wabivuze bizasohora. Dawidi kugira ngo aze kwimikwa cyangwa se asukwaho amavuta, cyari ikimenyetso cy'uko Imana yari imubonyemo umunyembaraga. Haleluya. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'agaciro k'amavuta. Ushobora kubona umuntu yoroheje mu bintu bigaragara, ukabona aratoranijwe agize umuntu ukomeye agasukwaho amavuta, nubwo yaba aturuka hakurya hatagera imodoka, nubwo yaba aturuka mu misozi miremire cyane abantu batabona netwaka. Umuririmbyi aravuze ngo mu mahanga yose umuntu umwe wonyine wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Dawidi Imana iramusanga mu ishyamba iyo ngiyo aho abantu batageraga, ndetse n'iwabo ntabwo bari bazi ngo abaye hati. Cyakora kuretse kumva wenda bugaca bumva ko atapfuye bakavuga ati ni amahoro,
ariko niyo yari gupfa ntacyo byari kubatwara. Birashoboka yuko uyu munsi ubaye mu buzima abantu batakwitayeho. Birashoboka yuko ubaye mu buzima abantu bataguhamagara. No kuri WhatsApp birashoboka yuko ubwakira utakiye message. No kuri anniversaire yawe nugira n'ukwifuriza isabukuru nziza. Haleluya. Ariko uyu mugoroba cyangwa se aya masaha tuvugana nje nawe, nje kukubwira ngo Imana iragutoranije, kandi kubigutoranije kugiza imbere, kandi kugiza imbere nta muntu uri bugushyikire. Pfa kuba wubaha Imana byusa. Theo yaririmbye avuga ngo Imana nirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose. Haleluya. Uyubaha igira gute? Iramwemera. Amen. Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Rero Imana igiye kugusuka amavuta y'igikundiro. Imana igiye kugusuka amavuta yo kwizerwa. Imana igiye kugusuka amavuta yo gushakishwa. Imana igiye kugusuka amavuta ya haleluya. Imana igiye kugusukaho amavuta. Dawidi Imana imaze kumutoranya, umuhanuzi Samweli akamusuka amavuta. Ndashima Imana yahise avuga ijambo rikomeye, arabwira abantu bari bateraniye aho ngaho, aravuga ngo shuti yanjye, si ibi gusa mubonye, kuba asutswe amavuta ntabwo ari impanuka, narabikoreye. Aravuga ngo narabikoreye. Aravuga ngo kandi ntabwo ari ibi gusa, avuga ngo ahubwo iminsi yose kugirirwa neza ndetse n'imbabazi z'Imana bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Ayayayaya. Ahita yuzura umwuka, aravuga ngo noneho menye neza yuko Uwiteka niwe mungeri wanjye, sinzakena. Avuga ngo ndyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, hasubiza intege mu bugingo. Havuga ngo naho nanywa mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Imana ishimwe. Haravuga ngo sinzatinyika ibi cyose, kubera ko isimboye n'inkoni ye byo nibyo bimpumuriza iteka ryose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nubwo urisuzugurwa, nubwo udafite shinge na rugero, nubwo udafite n'uwakuhereza karibu mu rugo rwe, nubwo udafite n'uwaguhamagara, nubwo udafite uwakurarika mu birori, ariko nje kukubwira ijambo ry'ubuhanuzi ngo Imana igiye kugusuka handi mavuta mashya. Imana igiye kugusuka handi mavuta mashya. Imana igiye kugusuka handi mavuta mashya. Uyu munsi hari abantu bicaye mu cyubahiro kitari icyabo. Hari abantu bicaye mu mwanya utari uwabo. Hari abantu bicaye mu kazi katari akabo. Hari abantu bicaye mu kazi bakagezemo bakoze amanyanga. Hari abantu bageze mu cyubahiro bagikoreyemo amafuti. Kandi uyu munsi wa none hari abantu bari mu ishyamba bari mu gusenga. Hari abantu bapfukamye bari ku mavi bari gutitiriza. Ayayayaya. Hari abantu bari ku mavi bari gutitiriza bavuga ngo Uwiteka waturengera. Imana ije kukurengera. Ni ukuri ntabwo izatinda. Imana ntabwo izahera. Haleluya. Imana yacu nuyitegera amaboko izakuramurira yandi. Imana yacu nuyihamagara izakwitaba. Imana yawe nuyihamagara izakugenderera. Imana ishimwe cyane. Imana iguhereze kongera komatana nayo, wongera womatane n'Imana, wongera uyisingire, ubane nayo mu bihe byiza byo gusenga. Niko umuririmbyi aririmba, aravuga ngo ibihe byo gusenga binarura mu magarara. Avuga ngo no mu bihe by'umubabaro, ibyo bihe byo gusenga binyemeza yuko data nyumva. Uyu munsi nuba mu bihe byo gusenga, Imana iratigisa imisozi. Imisozi yari imbere yawe itengukira imbere yawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana. Umuririmbyi yararimbye ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kujya kugira umumaro mwinshi. Hari andi mavuta Imana igusutseho. Hari ubundi buzima Imana yongeye kuzura. Hari ubundi buzima Imana yongeye kuzura. Lazaro yari inshuti na Yesu, ngo bahamagara Yesu baramubwira ngo inshuti yawe irarwaye, ngo arinda harwara narapfa, baramushyingura. Yesu araceceka. Ayayaya. Ntabwo nzi ikigerageza uri muri gusenga ariko ijwi ry'Imana ryabuze, ubutabazi bw'Imana wabubuze. Ariko umuririmbyi yararimbye ngo iyo birenze inkombe Mana we, ntibiba birenze ijambo wavuze urakarama. Iyo birenze inkombe ubona imiraba, ubona ibintu bikomeye,
ubona nyirinza kubwira ngo piriyave yarangiye, ubona abana ku ishuri bakoreje ababyeyi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane, ariko ukabona byanze. Ariko umuririmbyi yararirimbye ngo iyo yimanya amazara kama yayatanga n'ayakubika isi, iyiteje ikibazo ku muntu ibigiye gukemura ikindi. Haleluya. wowe uruwera uteye ubwoba akira ishimwe nawe uhanye nawe. Iyi Mana yimanya amazi ajya akama, ariko haleluya iyi yatanze yubika isi. Lazaro ngo baramushingura ngo Yesu abyiyumvamo ko agomba kuhanyura. Yesu agiye kunyura ku buzima bwawe. Umva mushumu neza amatwi, muhanuzi neza amatwi, umuntu wakoreye Imana ukaba uri mu buzima bubi. Nzanye ijambo ry'ubuhanuzi ng'Imana ije kukunyuraho, kandi ije kubarana nawe iminsi wayisenze, ije kubarana nawe iminsi waraye mu musozi, ije kubarana nawe iminsi waraye mu mbeho, ije kubarana nawe iminsi wagiye mu mavuga butumwa ukagenda n'amaguru ugataha n'amaguru, ugataha kuya bikanga, abana bakarinda babirukana ku ishuri, bikarinda bagusohora mu nzu. Imana ije kubarana nawe iminsi wayikoreye, kandi ije kunyura ku buzima bwawe. Imana ije kunyura ku buzima bwawe. Ngo Yesu arababwira ngo mwamushinguye he? Ndashaka kukubwira ngo ereka Yesu ikibazo cyawe, ereka Yesu ikibazo cyawe. Baramubwira ngo ni ukuri dore Lazaro yarapfuye, nawe birashoboka ko ubuzima bwawe bwapfuye, ariko hari imbaraga zije kukuzura, hari imbaraga zije kukuzura. Acira amaboko y'Imana, acira amaboko y'Imana kuvana mu kibazo, acira amaboko y'Imana kuvana mu kigeragezo, akira amaboko y'Imana kuvana mu ntambara, acira amaboko y'Imana. Haleluya, haleluya. Acira amaboko y'Imana, acira amaboko y'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ineza y'Imana izakomaho, ineza y'Imana izakomaho. Nyemera dusome ijambo ry'Imana ubundi dusenge. Tugiye gusoma ijambo ry'umuhanuzi Yesaya ibice 45 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, wowe yimikishije amavuta. Amavuta we umuntu Imana yasutseho amavuta, wowe ngujye umutinya. Umuntu Imana yahamagaye, wowe ngujye umugendera kure. Umuntu Imana yavuganye nawe, wowe ngujye umwitondera. Uyu munsi ashobora kugaragara nk'umuntu utagaragara, ariko ni mugoroba, haleluya, akagaragara nk'umuntu ufite imbaraga. Haleluya, Imana ishimwe. Haramubwira ngo niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo ngukingurire inzugi, kandi n'amarembo nazugarirwa. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Ndashaka kuvuga nawe amagambo atarenze 3 yonyine, ubundi tugasenga. Imana ibwiye Kuro, iramubwiye ngo umva Kuro we, ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo nkakuneshereza amahanga ari imbere yawe. Ntabwo nshaka kuvugana na Kuro muri Bibiliya, ndashaka kuvugana nawe neza amatwi. Imana ije kukuneshereza amahanga kurwanya. Umva mushumba, Imana ije kongera kukubaka kandi wubakike. Umva muhanuzi, Imana ije kongera kukubaka wubakike. Muntu wasenze, Imana ije kongera kukubaka kandi wubakike. Bibiliya iravuze ngo nzakenyuruza abami. Imana ije gukenyuruza ibikomangoma kugira ngo igukenyeze. Bibiliya iravuze ngo kandi n'amarembo ye ntabwo azugarirwa. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo imiryango yawe birashoboka yuko yafunze, birashoboka yuko ubuzima bwawe bwabanye, ariko Imana ije kugukingurira imiryango. Ibyashuwe ibice 3 hari amagambo avuze ngo iki?
haravuze ngo Imana ishize urugi rukinguye imbere yawe kandi nta muntu ubasha kurukinga. Imana ishimwe cyane, haleluya. Iravuze ngo niyo yonyine ikinga ntihagire umuntu ukingura, ni nayo yonyine ikingura ntihagire umuntu ukinga. Baragushuka niba ukikizera mu bantu bavuga ngo barakuziritse. Oya, ntabwo bakuziritse, amaboko y'Imana aje kukubohora. Imana yabwiye Yeremiya mu bice 33 amubwira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utazi. Yeremiya agipfukama hasi agisenga, yumva ijwi ry'Imana riramubwiye, haleluya, riramubwira ngo noneho Yeremiya nyumva, uyu munsi ndakubohora imigozi yose ibasha ubuzima bwawe. Imana ije kukubohora muri ibi bihe byo gusenga. Imana ije gukingura imiryango yawe yugaye. Nyemerera utere intambwe imwe, utere iya kabiri, uhindure ibyicaro, uvuge ngo uyu munsi aho nari nicaye ndahimutse, aho nari mpagaze ndahavuye, musozi nari ntuyeho ndawuvuyeho. Utuye mu buzima budahinduka, vuga ngo noneho uyu munsi Imana irambohoye mu izina rya Yesu. Vuga ngo Imana irambohoye, impinduye undi muntu mudasanzwe. Imana iranyibutse mu izina rya Yesu, haleluya. Ngo Uwiteka arakwibutse mukobwa w'i Yerusalemu, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira, Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse. Akira kwibukwa n'Imana mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana igufasha amaboko. Ubwo Imana igufasha amaboko ugiye kuyoborwa nayo. Ubwo Imana igufasha amaboko ugiye kongera kugira ibihe byiza. Ubwo Imana igufasha amaboko ugiye kongera kwibukwa. Imana irakuzuye, wari warashyinguwe, wari waraziritswe amaguru n'amaboko, kandi ziwanyu zari zaragufashe ngo niwashaka, ngo niwarongora, ngo niwarongorwa nk'abandi, ngo niwakubaka urugo, ngo niwabyara, ngo niwagira akazi, ngo niwacuruza, ngo niwagira ibyangombwa, ngo niwagira perime, ngo niwatunga imodoka, ngo niwatunga inzu, uhora mu buzima budahinduka. Ariko amaboko y'Imana akinguye imiryango, injira mu mugisha w'Imana, akira umugisha w'Imana, injira muri gakondo ya abakobwa b'Serofeha barekaramiye uburenganzira bwa, babwira Imana barayibwira ati Uwiteka kirazira kikaziririzwa kuba abanyamahanga, kuba inzererezi mu gihugu data yagabanyemo gakondo. Nubwo data yari umunyamahanga, ariko ubwo wavuganaga n'iteraniro ry'Abisiraheli, data nawe yararihagazemo, wamuhaye gakondo muri iki gihugu cya Kana. None tukigezemo ngo nuko data yapfuye tubaye inzererezi. Baravuga ngo reka reka reka, duturuka ku rukiryi rwa data, ngijwi ry'Uwiteka ngo riramanuka kuri Yesu. Riramubwira ngo Yesu wawe, numvishe ibyo bari abakobwa bavuze ni ukuri, genda ubagabire, Imana iguhe gakondo yawe mu izina rya Yesu. Nyemerera dusenge. Imana igukinguriye imiryango, Imana iguhaye icyerekezo, Imana yumvishe gusenga kwawe, Imana irakwibutse mama. Ntabwo nzi umugabane umurikiye wicayeho. Birashoboka yuko uri mu mujyi wa Kigali cyangwa se uri mu nkengero zawo. Birashoboka yuko waba uri hakurya ahangaha muri ibi bihugu duhana imbibi. Birashoboka yuko umurikiye wicaye kuri televiziyo yawe muri Amerika. Birashoboka yuko umurikiye wicaye ahantu hatandukanye ku birwa bya kure. Ariko ahantu waba umurikiye wicaye hose, akira gakondo yawe, akira ubuzima, akira icyerekezo, kuko Imana iguhaye kubaho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Zamura ibiganza byawe dusenge. Fata ahantu uri muribwa, fata ahantu babara, niba ufite n'ideni, niba ukeneye perime, niba ukeneye ibyangombwa, niba ukeneye visa, niba ukeneye akazi, niba ukeneye amafaranga, data uko yarari kera kose n'uyu munsi wa none aracyakora kandi aracyakora imirimo. Niwe wenyine ubasha kuruhura abarushye, kuko ngo yibambisha ijuru. Imana yibambisha ijuru, haleluya. Imana yibambisha
gutakambisha ijuru. Yabwiye Yakobo, yamubwira ngo yewe Yakobo mugaragu wanjye, ati humura sinagutaye kandi sinaguciye rwose. Yamubwira ngo nukuri nzajya ngufata ukuboko kandi ni koko nzakuramiza. Imana ikuramire mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, urashoboye rubasha. Ndasenze Mwami kugira ngo uyu muntu uneze amatwi, uyu muntu nkurikiye, mu izina rya Yesu, imiryango ye yari ifunze, y'amasaha ifunguke mu izina rya Yesu. Muhereze ubuzima, muhereze icyerekezo, muhereze akazi. Uyu mukobwa w'urupfisha ubukwe ndamusengeye, nonaha ibyo nibiremeke, nonaha ibyo nibizuke mu izina rya Yesu. Uyu muntu uhora mu ruzerero, uyu muntu watawe, ariko Uwiteka uvuganye natwe yuko ukinguye imiryango yari ifunze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze, turagushimiye, uri umwami uganje mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane. I love you.